Mrs Lydia part 1. Muraho neza. Amazina yanjye nitwa Sakwekwe. Ndiyita izina rya Alex mu rwego rwo kutica seni mu buzima busanzwe. Ni njyewe ugiye kubagezaho inkuru ivuga cyane cyane kuri mugenzi wanjye, ariko ndayiyerekezaho mu rwego rwo kugira ngo tutaza kwica seni. Ndabasaba rero gukurikirana ntimucikwe, kandi mukore subscribe na like, ntimwibagirwe kuduha ibitekerezo kuri F1 TV. Iki ni igice cya mbere. When I needed you before, hello love, where you been? I tried to start without you, but I lost it in the wind. Nkuko nabibabwiye, nitwa Sakwekwe. Ninjye mwana wenyine wavutse mu muryango wanjye. Nkaba naranabanaga n'ababyeyi banjye bombi, ndetse nkaba narigaga mu kigo kiri aho hafi cyitwa Salex High School. Njye n'inshuti zanjye eshatu arizo Juste, Mark na Willy, ndetse akaba ari nabo twakundaga kumarana igihe kirekire, dore ko twari tunatuye muri karitsiye imwe. Umunsi umwe ubwo twari ku ishuri turi mu karuhuko gatoya, birumvikana twari kumwe uko twari bane, tuganira ibintu bitandukanye, sitori zose. Tukiri aho twumva fone ya Willy irasonnye, arayifata arayireba, arangije ahita ayisubiza mu mufuka. Ubwo natwe twari aho dutegereje ngo tumenye umuntu umuhamagaye. Ubwo Juste we ntiyajyaga atinda kuvuga, yahise amubaza ati, ariko se sha Willy, ubwo nanone uragira ngo uze kujya kumwitaba wihishe nk'uko usanzwe ubigenza? Willy nawe ati, wapi mwana, ntago ari we wari umpamagaye. Juste arongera ati, hahahaha, indese urimo kuvuga? Ubwo twese twahise dusekera rimwe. Mark ahita avuga ati, ariko se ubundi sha Willy, ko uba ufite urwikekwe bite? Njyewe, yegora, uzi ko wagira ngo bakundana rwihishwa? Willy, hahaha, ariko sha muri abarezi. Ubwo se mbereke fone mumenye ko ari Mary wari umpamagaye, atari Angela. Juste, none se njye nigeze mvuga Angela, ahubwo ko ari wowe wamuzanye mu kiganiro? Willy, sha Alex, waba ungiriye neza uramutse unkijije uriya muntu, njye numva ntanamushaka kabisa. Juste, ego komana, sha ahubwo waba uniyemera uriya mwana n'ukuntu ari mwiza mani Willy. Willy, sha Alex, waba ungiriye neza uramutse unkijije uriya muntu, njye numva ntanamushaka kabisa. Juste, ego komana, sha ahubwo waba uniyemera uriya mwana n'ukuntu ari mwiza mani. Willy, ibyo simbizi mani, ariko njye simushaka nubwo yirirwa ntesha umutwe. Njyewe, sha nuko atari njye, ahubwo wowe uzigera ukora ikosa urebe ukuntu upfa, cyangwa ntuzi ukuntu iwabo bakomeye. Mark, wamureka se uyu muswa ko ubanza adakunda ubuzima bwe? Tukiganira twumva Willy aravuze ati, umva se mureke ibyo tubivemo ntacyo bimaze, ahubwo uyu munsi nimugoroba turakorera he siporo? Njyewe, si handi dukunda kujya se? Ahubwo njye nasize n'igare ryanjye ryapfuye, sinzi niba papa wanjye yarikoze, nasize ambwira ko ari bwaze kurikora. Juste, wapi, ntidusubire hahandi, muze kuza uyu munsi mbereke amashyamba tuza kujyamo, harimo uduhanda twa danje, sibyo se? Njyewe, sawa nta kibazo, ubwo gahunda ni gahunda tu. Ubwo narabyemeje n'abandi barabyemeza, duhana gahunda ya nimugoroba, ntawe ubuze nta nukerewe. Birabujijwe kugenda udasize comment yawe. Ubwo nta kindi cyabaye, twahise twinjira mu ishuri, dore ko amasaha yo kurangiza akaruhuko yarageze. Turiga mpaka ku mugoroba, amasomo arangiye mpita mfata inzira ndataha, n'abandi barataha. Nageze mu rugo nsanga Mary ahari wenyine. Ndamubaza nti, hello mama. Nawe ati, hello Alex, amasomo bite?
nanjye nti ni sawa nize neza tu, ahubwo se wowe mama? Nawe ati iki se Alexi? Vuga ndakumva. Njyewe papa yaba yakoze igare ryanjye ko mbona adahari kandi ntararangiza, numva ahise ambwira ati umva twumvikana Alexi, utambwira ko ugiye kujya muri siporo utariye nanone kandi wiriwe ku ishuri. Tubibutsa ko ubu T Studio yafunguye gahunda yo kwiga filmmaking, video production, graphic and logo design, film making, film acting, computer and social media, photography and directing movie, script writing and screening. Ukeneye kwiga wadusanga i Rwamagana kuri Yego Center ya Rwamagana, cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 078667 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0786683301. T Studio dufasha urubyiruko kwiga umwuga wa photography ku buryo bworoheye buri umwe. Ubwo mama yambwiye atyo, numva noneho nta hantu ndi mu mucikire. Ndamubwira nti hoya mama, noneho ndabanza ndye, nta kibazo ndanashonje. Ahubwo biri he? Ubwo mama nta kindi yakoze, yahise yinjira mu nzu antegurira icyo kurya. Ubwo nanjye nirasa mu cyumba nambara imyenda ya siporo, ngira ngo njye niteguye ntaza gukerereza abandi bana. Nabaye nkigera ku meza mbona mukecuru yanteguriye ibiryo byiza cyane ndetse biri muri bimwe nakundaga. Mpita mbisimbukira ntangira kurya na apeti nyinshi cyane. Ubwo mama yari ahagaze hejuru yanjye andeba amwenyura. Hashize akanya numva hanze baravugirije. Ndebye mu kadirishya mbona ni ba Marike ndetse buri wese ari ku kagare kiwe. Ku mutima nti Mana yanjye, noneho baranyirenza nabakerereje. Ubwo nta kindi nakoze, nahise mbwira mama nti ndahaza. Ngiye kubona mbona arasetse ndetse ankoraho ambwira ati Imana ishimwe mwana wanjye, noneho basi urariye. Ubwo ku mutima nahise niruhutsa nti ahwi, Imana ishimwe, nari nzi ko amata ibindi kandi ba Juste bahageze. Ubwo nahise nsohoka mfata akagare kanjye, ndebye nsanga kabaye mutongoro. Kumbe papa yari yagakoze. Mpita nerekera aho bawiri bari. Mpageze nsanga bose barakaye ndetse baranandeba nabi. Ntangiye kugira icyo mvuga, numva Juste ahise avuga ati niko se sha wa muswa we, urabona twe tuzajya tuza kugutegereza buri gihe? Njyewe hoya mwana, munyihanganire nanjye sinjye. Burya nageze mu rugo mama ahita amfata ati singenda ntariye. Nkivuga ntyo bose basekera rimwe. Nuko Marike ahita avuga ati ngo ntugenda utariye cyangwa ntago ugenda utonze. Wiri nawe ati hahahaha, ratubanza ari ukonga, kuko umuntu ungana utya si uwo guhatira ibyo kurya. Mama wawe yaba kwitayeho birenze pe. Juste hahaha, twe maze iyo bagize Imana nturye aba ari ibirori, none ngo ntugenda utariye, warakize sha. Njyewe hahaha, ariko sha muri aba fake. Ubwo ntarakomeza numva Marike aravuze ati apu, kwanza ibyo mubireke tugende hakiri kare, sibyo ra? Ubwo twahise twurira amagare twerekeza mu mashyamba. Umuvuduko ari wose, mbese watwaraga igare ukagira ngo uri mu cyogajuru, dore ko n'imihanda yari myiza bya hatari. Twakomeje turanyonga ahamanuka n'ahazamuka ndetse tugenda turi kumwe twese. Gusa twageze imbere tubona Wiri yituye hasi, igare hakurya nawe hakuno arabaranguka hasi. Birumvikana natwe
twahise duhagarara turamwegera. Tumugeze iruhande dusanga yicaye hasi arimo kwihanagura, gusa bitewe n'uko yari yambaye kasike ntiyigeze akomereka bihambaye. Ubwo njye byanyanze mu nda, ndamubaza nti ese mwana wiri ugonze igiki ko muri uyu muhanda nta mabuye arimo? Marike nawe ati nanjye binyobere. Ubwo twavuga ko ari ibikira, gusa atarakomeza twumva wiri aravuze ati sha muzi ko mubonye imbere yanjye yambaye ikanzu yera nziza cyane, mbega umukobwa mwiza we juste ye hahaha, ariko sha wiri ni umurezi. Ntiyatubwiye ko adakunda Angela. None atarakomeza twumva wiri arongeye avuga amwenyura n'ibineza neza ati uzi ko namutekerezaga inzira yose njyewe, hahaha rata njye n'ubundi nari narabibonye ko uyu muswa yijijisha ahubwo akunda Angela kubi. Wiri hoya sha ntago ari uriya ndi kuvuga, undi we asa na marayika, mbega we ese mama yitwa Marike ye? None se uwo wundi we ninde wiri? Wiri nawe ati sha ejo naramubonye muri karitsiye, none na mukanya mva mu rugo ndongeye ndamubona, gusa sinzi izina rye, ariko ngombe ndimenye tu. Juste apu shajya ure kububwa, muze twurire twigendere bana, uyu muswa abakobwa bazamwica ahubwo njyewe. Ehe sha njye sinamurenganya kabisa, ahubwo banza ari njye usigaye kugwa hasi, kuko nanjye hari umukobwa wansajije, kandi banza ari mushya kuko ntangiye kumubona vuba, ahubwo nimwe musigaye, namwe mushake abanyu, kuko ubu njye uriya mukobwa ndamushaka hasi hejuru. Marike hahaha sawa muzagira amahirwe masa, njyewe ndayabifurije kabisa. Ubwo twahise dutaha buri wese ajya iwabo. Nageze mu rugo nkaraba vuba vuba, nditunganya vuba vuba, nambara agakoti nerekeza aho ngomba gutegera umukobwa nakunze. Birumvikana ko ari ukumubona cyangwa kumubura, ariko sinacitse intege, naragiye. Ese byaje kugenda bite? Ntuzacikwe n'igice cya kabiri. Wakunze iyi nkuru watwandikira muri comment niba twayikomeza tukaza kubaha n'iyindi. Tubibutsa ko Wandering Minds ari groupe y'urubyiruko ikorera muri Yego Center Rwamagana. Ikora ibijyanye n'ikoranabuhanga nko kwigisha computer mu gihe gito, kwigisha icyongereza n'izindi ndimi, guhugura uburyo wakoresha imbuga nkoranyambaga zinjiza amafaranga, kwiga gufata amafoto na video no kubitunganya, kwihangira imirimo no kuyinoza. Wandering Minds udukeneye wadusanga Yego Center Rwamagana cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 078670 cyangwa 0788244491, 0788989342 na 078824292023. Tukagufasha ku buryo bworoheye buri wese.